yes nakubwiye tuje muri the topic of the day nandi kugusobanura ko biri ukeka ko umuntu ufite ubumuga atashobora nshahara abantu babishobora inshuti y'Imana bafite ubumuga sibyo reka twumve rero uwo turi kumwe uyu munsi ubumuga afite ndetse n'ibyo ashoboye utakeka ko yashobora reka tangira twibwira sibyo Murakaze nitwa IRAFASHA DENYSE nkaba ndi umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona nkaba ndi umunyamategeko ntabwo ko ndi umunyamategeko kuko nize amategeko ubu ndayarangije ndi no kwiga muri IRFPD ndumva ari ibyo okay Denise bite umeze neza meze neza ndakomeye nta kibazo okay uratubwiye ngo uri kwiga muri IRFPD ntago tubisobanukiwe pe nta kintu dukuyemo okay wihangane IRFPD ni umwaka abanyamategeko biga kugira ngo nyine bakore practice kuko akenshi imyaka ine tuba tumaze twiga aba ari teori nta practice kandi muri career yacu bisaba nyine ko umuntu aba afite practical skills cyane ubwo rero n'umwaka bashyizeho dufasha kugira ngo tubone izo practical skills okay rero tutarihuta cyane tutarihuta ngo tugere ku mategeko tugere kuri biriya byose birenze sibyo uratubwiye nyine umwana w'umukobwa noneho hari ibintu umuntu aba yaraciyemo mu buzima bwe sibyo ukavuga ati ibyo byose ubwo ibyo byose umuhungu ntabwo yageze imyaka 20 ntabwo umukobwa yageze imyaka 20 cyangwa se irenga cya 10 n'ingahe atarateka nk'urugero kandi tugiye ko ufite ubumuga bwo kutabona tubwire wari watekaho yego ariko mbitangiye vuba ntababeshye tubwire okay how was it nk'uko tubizi imyumvire y'abantu benshi harimo n'ababyeyi bacu itandukanye njye rero nakuriye mu muryango bankunda pe cyane nabo bakangirira impuhwe bakumva gukora imirimo bari kumvunisha gusa nza kugira amahirwe niga mu kigo nyine cy'abafite ubumuga aho batwigishaga indi mirimo yose usibye guteka ubwo indi mirimo yose nari nyizi rero narangije segondari nyizi uretse guteka ubwo nkajya nkomeza mbabaza si mwambariye mukanyemerera bati reka ihangane tuzajya twigukorera umunsi umwe rero nza kwivumbura nyine mfatanyije n'umuntu wadufashaga imirimo yo mu rugo nza kubimenya ubu ngubu ndateka nta kibazo okay ngaho tubwira ukuntu byari bimeze se ntiwahiye se unyine umara amatsiko ubu turi muri gace kacu twiga the topic of the day twati kuvuga ngo tubwira ikintu nyine ibintu umva ufite amatsiko umuntu ufite ubumuga nyine atabasha gukora rero nanjye mfite amatsiko ukuntu watetse house nyine tubwire ubwa mbere nteka byari bitangaje nyine nawe gafite ubwoba urumva bari barambitsemo ikintu cy'ubwoba cy'uko nashya ubwo naba hari nk'amavuta nashyize abandi ku ruhande nyine hagati yanjye n'isafuriya harimo metero ariko nagiye zimenyera gake gake ariko nyine urumva nawe gafite ubwoba mu ntangiriro okay nyine ntago se wigeze wenda wikata ushya nkuko babikubwiye cyangwa wasanze biri very different n'ukuntu byari bimeze kera mbere nyine byandi bakumira uzashya wakwikata byagenda gute urumva kubera ukuntu nyine natangiye kubikora nifite n'icyo kintu ko byashoboka ibyo byose nabaga attentive nyine ku buryo ntari bushye cyangwa ntari bwikate ubwo naritangiye mfite ubwo bwoba nkajya nyine nkoresha uburyo bwose ntari bushye ariko ubu ngubu ntabwo nkigira ubwoba mbikora neza okay yes mwamwumvishe rero yitwa Denise afite ubumuga bwo kutabona ni umukobwa nawe arateka sibyo biguteye amatsiko nizere ko rero amatsiko ashize noneho reka twigire muri professional life wavuze ngo wize amategeko of course ntabwo warangije kaminuza udakoze icyo bita internship cyangwa se kwimenyereza imirimo cyangwa se stage mu rurimi rw'igifaransa
ngatubwira ukuntu wabikoraga kandi wumva ufite ubumuga bwo kutabona. Okay, rero urumva nagiye kwiga amategeko mfite inzozi zo kuzaba nyine umucamanza. Ubwo rero nawe ntireba stage yanjye ngomba kuyikorera mu rukiko uko byagenda kose. Wow. Ndabyibuka hari urukiko duturanye rukuru ubu ngubu ruba setanje. Ubwo nagiye gusaba iyo stage ariko ndavuga nti ninandika ibaruwa bakazabona nje mfite special case bishobora kuzagora kukumva ya kunyumva binabatunguye. ndavuga rero reka mbanze nje kureba perezida w'urukiko. ubwo ndaza ndicara nandika akabaruwa kanjye ndagafata ndagaprintinga ndakajyana. ubwo ndagenda ndamureba turahura mubwira ko nshaka stage ariko nyine ubu nakajya mbwira se ubu uzajya ubikora gute uzabishobora nkabwira nzabishobora ubu se wandika gute nkabwira nandika muri mashine. uwo munsi dutandukana nyine ubona asa n'ubyumviseho gake ariko nyine atabyizeye akamwita muha n'ibaruwa nyine urumva nayo nagiye nyitwaje mvuga ntiyemera mpita muha ibaruwa. ubwo nyine namukonvinsinze mwemeza uburyo nyine nize naro imyaka 4 yose kabishize arabyumva aravuga ati nta kuntu waburangije no imyaka 4 ngo stage kunaniye. ubwo aka stage ndagenda nkajya nkorana n'umucamanza nyine bampaye umucamanza akazajya tujyana mu maburanisha. ubwo nkumva ababuranyi twarangiza tukajya kwandika imanza nyine nanjye hakagira nk'imanza muza afite aha nanjye nkagenda nkazikoraho nkareba ingingo z'amategeko nkareba inyandiko z'abahanga nkakora research nkareba imanza zaciwe bashyigikira nyine muri uwo mwanzuro. rwose hari imyanzuro nagiyemo akavuga ati rwose wabikoze neza nkasanga nahuje nawe nyine nk'uko nawe yagombaga kubikora ntagire n'ibintu bya cyane ahinduraho. Yego. ubwo rero naje kurangiza iyo stage rwose abantu bo muri urwo rukiko babona ko umuntu utabona ashoboye kuko narisaraga muri biro. ubwo nakoreraga muri biro y'ubwanditsi bw'urukiko ndi kumwe n'abandi banditsi bakajya bambona ukuntu nandika kuri laptop mbega baratangaye bavuga ati rwose ubu umuntu w'umuhanga burya n'abatabona barashoboye. ntabwo ushobora kumva ukuntu mfite goosebumps ku mubiri nkaho ndi kumva indirimbo nziza. Yes. none se niki wabwira abandi bantu urumva abo ngabo bagize chance barabibona baravuga ngo kumbe ese namwe byakunda nabonye umuntu urumva wansa kubonye nabona undi muntu azavuga sha uzuko nabari abahanga ngabwira batarabona iyo chance yo kubibonesha amaso yo kutabyumva nk'inkuru babibona batarabibona nyine. abo bantu rero icyo nababwira ni bahe amahirwe abantu bafite ubumuga babereke icyo bashoboye babereke ko bashoboye kuko urumva abantu benshi baba bifitemo ko nyine umuntu atabishoboye rimwe na rimwe ni ukumuvuna bakumva ari nabyo byiza kuba batareka ngo ubikore bakumva aribwo bakugiriye favor bakumva aribwo bakugiriye favor nyine bakumva aribwo bakugiriye neza ariko icyo nabasaba ni uko aho bazahurira n'umuntu ufite ubumuga aho ariho hose bazamuha ayo mahirwe yo kugira ngo abereke ko hari icyo ashoboye. Okay, thank you. ntago mfite ikintu nakubwira ariko nyine uri umuntu udasanzwe ukora ibidasanzwe kuko ntago nkeka ko abantu bose bize law ahantu bagiye gukora izo internships cyangwa se bafite bagonakora mu zindi carrière biragoye kuba ikintu ubonye bwa mbere bakakwaprecier gutyo kuri urwo rugero kandi wewe warabikoze unafite ubumuga overcominga ibyo bintu byose n'ukuntu bagucaga intege n'ikizere gikeya ariko rabyo overcominga ubikora neza. Big shout out to you. Murakoze cyane. Sawa tuzahura noneho urenze
cyane ndi mu rukiko narabaye umucamanza. Wow, I can't wait. Yes, umunsi mwiza. Murakoze cyane. Hello, this is the sisterhood. This is Cutie and this is Stacy. Ikiganiro The Sisterhood uzacyumva kwa gatatu kuva saa 9 kugera saa 11 ndetse no kwa gatanu saa 4 za mu gitondo. Muri icyo kiganiro tuzatuvuga ku mideli, ubwiza, ubuzima, imibanire n'iterambere y'abakobwa n'abagore bafite ubumuga. Byose ni kuri uwezoradio.com. Don't miss. Don't miss.